Murakaza neza ku Isumo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe, urimo gucikwa. Bakunzi bacu muraho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa 15 y'ingenzi abatangira business bwa mbere bakora batabizi, akaba ari natumi nyinshi muri business zigitangira zitaramba. Murakaza neza mu kiganiro cyacu. Ese uzi ko 20% bya business nshya zitangira mu mwaka umwe ziba zafunze? Mu myaka 2, 45% bya business nshya zatangiye ziba zimaze gufunga. Noneho mu myaka 10, 65% bya business nshya zatangiye ziba zarafunze. Ese uko guhomba zigafunga imiryango biterwa n'iki? Reka tubirebere hamwe muri iyi video. Icyambere, gutangira business igihe kitaragera. Ese igihe cyiza cyo gutangira business ni ryari? Ni igihe umaze kugira ubumenyi bw'ibanze ku bijyanye n'ibigiye gukora. Ni igihe wumva ko gushyira mu bikorwa inzozi zawe zo gukora iyo business nta cyabisubiza inyuma. Ni igihe ubona ko business yawe hari ikibazo igiye gukemura. Ikibazo mvuga si icyawe, ahubwo ni icya sosiyete ugiye gukoreramo iyo business. Ikindi ni uko umaze kubona igishoro cy'ibanze cyagufasha gutangira. Kubuza abantu umwanya uhagije wo kugenera business yawe nabyo ni ingenzi. Niba ufite akazi, sinkubwiye ngo kareka igihe kitaragera, kandi yenda kukareka byakafekita imibereho yawe, bikaba byanangiza business nshya watangiye. Icy'ingenzi ni uko ufite umwanya uhagije ugomba guha business yawe. Gusa ibi ntibiguha uburenganzira bwo kwica akazi. Niba ibyo ugiyemo bigusaba umwanya munini, ni wowe wo guhitamo hagati y'akazi na business bitewe n'ikigufitiye akamaro cyane. Icyanyuma ni ukuba ari ubushake bwawe buri kugusunikira gutangiza business. Ibi bintu bitandatu tuzi iyo ubyujuje nibwo watangira business. Hari n'ibindi byinshi, ariko ibi nibyo by'ingenzi. Ikosa rya kabiri abatangira business bwa mbere bakora ni ukwiga umushinga nabi cyangwa se poor business planning. Ese gukora inyigo y'umushinga bimaze iki? Bituma uteganya ingamba zo kuzatangira umushinga ndetse no kuzawushyira mu bikorwa. Mbere yo gutangira business, ni byiza gukora inyigo y'umushinga kandi mu buryo bunoze. Ese inyigo y'umushinga ikoze neza yagakwiye kuba yujuje iki? Ni realistic cyangwa se ivugisha ukuri? Kubisobanura neza uko umushinga uzashyirwa mu bikorwa nabyo ni ingenzi. Kubugaragaza abantu bakenewe kugira ngo ushyirwe mu bikorwa, amafaranga, ibikoresho ndetse n'ibindi nabyo biba ari ngombwa. Kuba wumvikana kandi woroshye mu buryo uteguye nabyo ni byiza. Abantu benshi batangira business bakunze kugwa mu mutego wo gutangira nta business plan bakoze, kandi ari ikintu cy'ingenzi. Ikosa rya gatatu abatangira business bwa mbere bakunze gukora ni ukutamenya guhitamo izina ryiza rya business. Guha izina ryiza business yawe bimaze iki? Ese uzi ko business ifite izina ryiza kandi ryoroshye abakiriya bayimenya vuba? Menya kuyihitiramo izina ryiza rero hakiri kare, kuko kumenyekana kwayo vuba ari ikintu cy'ingenzi. Ikosa rya kane abatangira business bwa mbere bakunze gukora: kwiyumvisha ko business rero itangira kunguka. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bugaragaza ko business hafi ya zose zitangira kunguka hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe. Kugira ngo zifatishe bigasaba hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3. Zikandika izina hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10. Iki cyiciro cya nyuma tuvuze ni cy'abatangiza business hafi ya bose baba bifuza kugeraho, kuko nibwo business iba yunguka ku buryo bufatika. Ariko ikibazo gikomeye ni uko abenshi bumva ko barakigeraho mu mwaka umwe. Ese witeguye kuzamara umwaka umwe cyangwa imyaka 2 utaratangira kunguka neza nk'uko ubyifuza? Ibuka ko mu ntangiriro ari igihe cyo kubaka business, atari igihe cyo gutungwa nayo. Ikosa rya gatanu abatangira business bakunze gukora ni ukudateganya ubushobozi buzagufasha gusunika iminsi mbere y'uko business itangira kunguka. Iri kosa rishamikiye ku ryo twabonye mu ngingo yabanje. Abahanga mu bucuruzi bavuga ko ari byiza guteganya ubushobozi buzagufasha hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe utarakonsoma business n'umunsi n'umwe, kabone n'ubwo yaba yarungutse. Nk'uko twabibonye, iki nicyo gihe cyiza cyo kuyubaka kandi uniga ibintu byinshi. Bakavuga ko muri icyo gihe uba ugomba kuyitunga aho kugira ngo igutunge. Kubera ko abenshi bakunze kuva ku kazi bakajya kwikorera, baramenyereye kubona umushahara wa buri kwezi, iyo bageze muri business iki kintu kirabagora cyane. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko 60% birangira basubiye gusaba akazi kubera ko baba bamaze gusenya business zabo. Ibi ahanini babiterwa no kuba batarateganyije mbere ko bazamara igihe runaka bakora kandi batinjiza. Ikosa rya gatandatu abatangira business bakunze gukora ni ugutangiza amafaranga ya banki cyangwa se inguzanyo yunguka.
Iyo ugitangira si byiza gutangiza amafaranga ya banki cyangwa se ideni ryunguka. Uzi impamvu se? Nk'uko twabibonye ni uko umushinga watangiye ushobora kumara igihe kinini utaratangira kunguka. Iyo utangije amafaranga ya banki cyangwa se ideni ryunguka, uba utegetswe kujya uyishyuraho buhoro buhoro hagendewe ku masezerano ufitanye n'uwayaguhaye. Ese witeguye kwishyura inguzanyo buri kwezi wongeyeho n'inyungu kandi wenda utarungutse? Cyangwa uzajya usenya bizinesi buhoro buhoro kugira ngo wubahirize amasezerano? Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko bizinesi zatangijwe inguzanyo yunguka 80% zihomba mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Niba ufite gahunda yo gutangiza bizinesi nshya, menya ko gutangiza inguzanyo ya banki cyangwa se ideni ryunguka atari ikintu cyiza. Ikosa rya 7 watangiza bizinesi bwa mbere bakunze gukora ni ugukora wenyine. Burya kugira ngo bizinesi itere imbere bisaba imbaraga nyinshi n'ubumenyi butandukanye. Mu rwego rwo kugabanya depense, abenshi batangiza imishinga yabo bakora bonyine. Ugasanga niwe ushaka amasoko, niwe mutekinisiye, niwe ukora kontabilite, ugasanga ni byose muri bizinesi ye. Iba kenshi biramuvuna, bikarangira nta n'umusaruro kwiyatanga kuko ibyo akenera byose ntabwo aba bifiteho ubumenyi ku rwego rungana. Niba ufite bizinesi cyangwa se ukaba ufite gahunda yo kwitangiza, menya ko hari ubumenyi bw'ingenzi ukeneye uba ugomba gukura ku bantu batandukanye bagufasha gushyira mu bikorwa umushinga wawe. Ikosa rya 8 abatangiza bizinesi bwa mbere bakunze gukora ni ukumara umwanya munini mu tuntu duto. Henry Ford ni Umunyamerika, akaba umwe mu barwiyemezamirimo bakomeye babayeho ku isi. Yakundaga kugira inama abafite bizinesi n'abashaka kuzitangiza. Ku birebana n'iyi ngingo yaravuze ati, gutekereza nubwo ari ikintu kigoye ariko nicyo kintu cy'ingenzi kuri rwiyemezamirimo. Akomeza agira ati, rwiyemezamirimo mwiza numara umwanya munini aho umurongo bizinesi ye atekereza strategy z'ingenzi yakoresha zamufasha kugera kure, byose bikora kugira ngo ave ku rwego rumwe ajye ku rundi. Akaba agira inama ba rwiyemezamirimo aho ibintu bisanzwe abandi bakozi bakabikora, ubwo agafata umwanya uhagije wo gutekereza bizinesi akayiha umurongo. Ikosa rya 9 abatangiza bizinesi bakunze gukora ni ugukoresha abakozi babi. Kumenya guhitamo abakozi beza bakoresha mu kazi ni ikintu cy'ingenzi. Abantu benshi batangiza bizinesi bakunze kugwa mu mutego wo kugira santima mu gihe bari gutanga akazi. Ese ni itegeko gukoresha inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe? Buryo umukozi ukeneye nuzuzuza neza inshingano uzamuha akagufasha kugera ku ntego wihaye vuba kandi neza. Menya ko iyo ukoresheje abakozi babi aho kugira ngo bizinesi yawe itere imbere ahubwo isubire inyuma. Ikosa rya 10 abatangiza bizinesi nshya bakunze gukora ni ugushora amafaranga menshi hakiri kare. Ese gushora amafaranga menshi ugitangira ni bibi? Yego. Impamvu ni uko amakuru baba warahawe wiga umushinga aba adahagije. Wari uzi ko abakiriya bashobora kukubwira ko bakeneye igicuruzwa wakigeza ku isoko ntibakigure? Iba abakora ubucuruzi babizi neza. Ese biterwa n'iki? Hari igihe baguhaye amakuru mabi. Ikindi, ushobora gusanga igiciro cyawe kiri hejuru ugereranyije n'uko wabitekerezaga. Bakeba bawe cyangwa se aba competitors nabo bashobora kukwigana kugira ngo bateshe agaciro igicuruzwa cyawe. Tangira ushora make rero ukora igerageza. Uko iminsi ishira hari byinshi uzigira ku isoko. Nubona bigenda neza uzongera imbaraga. Nubona bitagenda wiga izindi strategy. Umuherwe wa Warren Buffett agira inama abarwiyemezamirimo bato agira ati, don't test the depth of the river using both feet. Bisobanura ngo ntukagerageze ubujyakuzimu bw'umugezi ukoresheje amaguru yombi. Ikosa rya 11 abatangira bizinesi bakunze gukora ni ukutamenya igihe cyiza igicuruzwa kigira ku isoko. Timing ni ikintu cy'ingenzi. Abafite uburambe muri bizinesi iki kintu barakizi neza. Ese igicuruzwa cyangwa serivisi utanga uzi igihe cyiza kiba kigomba kujya ku isoko? Ushobora kuzana produit ikabura abakiriya kubera sezo bidahura. Ese uzi ibyo abakiriya bakeneye bitewe n'igihe kigezweho? Niba ugitangira bizinesi, kora ubushakashatsi kuri iki kintu kugira ngo kitazaguhombya. Ikosa rya 12 bamwe mu batangira bizinesi bakunze gukora ni ukumva ko wagezeho hakiri kare. Hari ba rwiyemezamirimo bato bumva ko bageze ku ntsinzi bataranatangira. Batangira bakumva ko babaye ba CEO b'ibitangaza, bagahita bahindura imyitwarire yabo, bagahindura inshuti, aho baruhukira nabo baruhukana nabo, bagatangira gukora ingendo za kure, bagafata amavakansi ya hato na hato n'ibindi. Bakibagirwa ko mu ntangiriro ari igihe cy'ingenzi kandi kitoroshye uba ugomba gukora cyane kandi ukanigomwa. Ese bizinesi yawe yakurite wibereye mu birori? Ibuka ko ibyo byose tumaze kuvuga ari bigukonsoma amafaranga, kandi akenshi iyo bizinesi igitangira iba itaratangira kukwinjiriza ku buryo watangira kwishimisha mu nyungu.
Ikosa rya 13 abatangira business bakunze gukora ni ukudakoresha ikoranabuhanga na interinete mu bikorwa byabo no mu kubimenyekanisha. Ese uzi imbaraga z'ikoranabuhanga na interinete? Ese wamenye ko ubucuruzi bwa gakondo aho umucuruzi ahura n'umuguzi mbona nkubone ko buri gusimburwa no gukorerwa kuri interinete? No kumenyekanisha ibikorwa byawe ntibigikorerwa ku byapa, ahubwo bisigaye bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media. Muri iki gihe abatangira business niho agaciro ikoranabuhanga na interinete ngo babikoreshe mu byo bakora, kugera kure birabagora cyane. Ikosa rya 14 abatangira business bakunze gukora ni ukudaha agaciro imisoro. Ese ugiye gutangira business ufite ubumenyi bungana iki ku bijyanye n'imisoro? Ese uzi ibyiza byayo? Ese uzi ingaruka zo kutayishyura cyangwa gutinda kuyishyura? Niba ugitangira business banza ushaka ubumenyi bw'ibanze ku bijyanye n'imisoro, hato utazajya ugwa mu mande bigasubiza inyuma business yawe. Ikosa rya 15 abatangira business bakunze kugwamo no kugira amarangamutima bahombya mu mahitamo bakora. Bitewe na experience no baba bafite, akenshi amahitamo yabagendera ku marangamutima. Ibi bintu birasanzwe ariko ni inenge. Ahanini biguhombereza muri negotiation, kuko bigiye wangaje umukozi akaguhenda, nyuma ukazasanga umushahara umuhemba ntaho uhuriye n'akazi akora. Cyangwa se ukanegosiya isoko kuri make bikazakugora mu kurishyira mu bikorwa. Niba ugira amarangamutima ashobora kuguhombya, gerageza ubigabanye hakiri kare kuko nibyo bizagufasha gufatira imyanzuro ikwiye business yawe. Ikosa rya 16 tubahaye nka bonus ni uko abenshi mu batangira business ntibaha umwanya abakiriya ngo bagire uruhare muri business zabo. Abenshi mu batangira business bumva ko business batangiye ari izabo bwite. Abenshi ntibamenya ko abakiriya aribo bagena icyerekezo cya business. Ntimujya mwumva se nk'abacuruzi bavuga ngo abakiriya banjye, burya nubwo yaba yarafatishije abafite abakiriya be bimena. Abo bakiriya ntibapfa kuza gutyo gusa, ahubwo biterwa n'icyizere bakugiriye, business yawe bakayigira iyabo. Ibi abacuruzi bakora business ya bar na restaurant babizi neza. Burya yafatishije niyo yakimuka akajya kure yaho yarasanzwe akorera, abakiriya bamwe yitabe bamusangayo. Niba ari bwo ugitangira cyangwa se ukaba witegura gutangira business iyo ari yo yose, menya gukoresha tekinike zitandukanye ufata neza abakiriya, business yawe bazayigira iyabo. Bakunzi bacu, ayo yari amakosa 15 y'ingenzi abatangira business bwa mbere bakunze gukora batabizi. Niba hari ibindi twibagiwe mwabishyira hasi muri comment, nabyo tukazabikorera icyegeranyo. Iki kiganiro niba cyagufashije kandi ukabona hari bagenzi bawe cyafasha, kora like kandi ukibasangiza ukora share. Tukaba dukomeje dushimira cyane abakoze subscribe, kandi n'abatarayikora ni karibu, mureba hasi ku ibara ry'umutuku handitse subscribe, mukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu bambere. Natwe dukomeje kubategurira ibyegeranyo byabafasha mu buzima. Murakoze cyane naho utaha, Imana ibarinde.